narinje guhanurira umuntu umwuka wa satani w'abadayimoni wajeho. Turagushimye muremyi, turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha. Nyemerera imbaraga zawe zibane natwe. Rekeraho guhanura ibinyoma papa, rekeraho guhanura ibinyoma mama, rekeraho ngo wiyegurire Yesu umwami w'ijuru n'isi akoza gutunganye. No gupfa uzapfa, no kurimbuka uzarimbuka. Mwe gukerensa ubuntu, mwe gukerensa ubuntu, mwe gukerensa ubuntu, mwe gukerensa ubuntu. Ntabwo twahawe umudendezo wo gukora ibyaha. Nusambana rimwe bakaguha iPhone, nusambana rimwe bakaguha amafaranga, humura ntacyo uraba. Akaguhisha ko uwo mugiye gusambana niba yakwishyuye n'urugero ntari bukubwire ngo twipimishe sida, uragiye uhakuye gatitiba, uhakuye sida. Imana se umwami wacu Yesu Kristo itwishimire muri iki gitondo cy'umugisha. Imana ihimbazwe cyane. Nari mvuze ngo Imana ihimbazwe. Tugiye gusangira rero ijambo ry'Imana nk'uko turisanga mu gitabo cy'Intangiriro. Turasoma mu bice byaho 2 ndetse n'ibice 3. Kadusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye kuri Imana y'imbaraga. Uri Uwiteka urindiho. Niko wabwiye Mose ngo uvuge ngo Imana y'abasokuruza yabantumyeho. Uramubwira rero ngo uriwe, ngo urindiho kandi uri Uwiteka. Turagushimye muremyi, turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha. Nyemerera imbaraga zawe zibane natwe, nyemerera urukundo rwawe nukuri Uwiteka we rutugaragire. Urukundo rwawe rutugote, umucyo wawe utugote, uturamize ukuboko kwawe mwami kw'iburyo ariko gukiranuka kwawe. Reka iri jambo ryawe riherekeshe umwuka wera, umwuka wera ubane nanjye kugira ngo mwami ubutumwa bwawe bugere ku bugeneye ari amahoro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusangira iri jambo nk'uko nari mbivuze, ni mu gitabo cy'Intangiriro. Turasoma ibice byaho 2, turahera ku murongo wa 15. Haranditse ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Mana itubabarire, Imana nukuri idutabare mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma tugiye gusoma mu bice 3, ku bice ibice 3 ku murongo wa 4. Arandetse ngo iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Imana y'amahoro idutabare mu izina rya Yesu Kristo. Muri ubu butumwa Uwiteka ashatse kuvugana nawe, aya magambo avuga ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ubwo ntukakiryeho, ngo kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Hanyuma Imana yavuganye na Adamu imaze kumushyira mu ngobyi ya Edeni, imuha amabwiriza, imuha ibyo gukurikiza. Hanyuma rero imaze kumuha ibyo gukurikiza, Adamu arateshuka. Adamu ashushanya mbese inkomoko ya muntu mu buryo bwo kuvuka cyangwa se mu budahangarwa Imana yari yararemanye umuntu. Nawe nanjye Imana yaraturemye kandi uturema mu buryo butangaje, kuko mu magana y'amamiliyoni yajyaga kuvuka mu nda za ba mama
yaduhisemo, yatumenye tutarabaho, maze kuturema iraturera, iradukuza. Umuntu azaba mama tumaze kuvuka, iradukuza, iraturinda, maze tugera aho tumenya ubwenge, maze dusanga Imana yashyizeho umurongo wo kugenderamo. Imana iravuga ngo ntuzibe, Imana iravuga ngo ntuzasambane, Imana iravuga ngo ntuzariganye, Imana iravuga ngo ntuzabeshyere mugenzi wawe, Imana iravuga ngo ntuzice, mbese nk'uko amategeko yari mu Kuva ibice byaho 20. Turangije rero, abantu twinjirwamo n'aba mwuka w'umushukanyi, dutangira kugenda uko dushaka. Imana iravuga ngo twizere Yesu nk'umwana wayo yatumye, hanyuma tugire urukundo nk'urwo yadukunze. Ariko usanga abantu tutabiha agaciro, tukabikerensa. Hanyuma rero reka twigarukire ku murongo waho mu bice 3 ku murongo wa 4. Inzoka ngo iza koshya Eva, irangije iramubwira ngo kupfa ko ntimuzapfa, Imana idutabare. Ubundi kamere ya Satani nk'uko Imana ibivuga, nk'uko Bibiliya, ijambo ry'Imana ibivuga muri Bibiliya yera, ivuga ko ari se w'ibinyoma. Araza akakubeshya, akakubwira ngo humura, nurya ruswa ntacyo uraba. Nyamara baguhishe ko bari buguhane. Hari amategeko ahana ruswa, ari bugukatire igifungo, ugahwana n'ibyo wakoze muri gereza. Satani akakubwira ngo nusambana rimwe bakaguha iPhone, nusambana rimwe bakaguha amafaranga, humura ntacyo uraba. Akaguhisha ko uwo mugiye gusambana niba yakwishyuye, n'urugero ntari bukubwire ngo twipimishe sida, uragiye uhakuye gatitiba, uhakuye sida. Satani ibyo arabimuhisha. Wakwereka gushashagirana kw'ibyo agiye kuguhereza, nawe ugatwarwa nabyo. Satani akakoshya, akakubwira ngo rero mugabo, mugore, dore wasezeranye, mwarasezeranye, musezerana wenda ivangamutungo runaka, ngo none ngo jya ufata duke muri two utumuhishe, umuhishe umushahara wawe, ukureho udufaranga dukeya utumuhishe. Satani akaguhisha ko icyo ari icyaha cyo kwiba, kuko no gusahura urugo, akakubwira ngo ntawamenya, ejo dushobora kukurengera. Mbese ukabaho uri umugabo ufite konti umugore atazi, mbese ukabaho uri umugore ufite konti umugabo atazi, ukaba ufite amatungo wagiye uragiza nko mu gasozi, kugira ngo Satani akaguteza uwo mwuka w'ubwoba wo kuvuga ngo ejo byakurengera. Ukabura umubyeyi, warataye abana, waratereye iyo. Satani akaguhisha ko uzabibazwa. Turibuka ko Eli yagize kuba abahungu be batarigeze bubahiriza amategeko y'Uwiteka yo gutamba ibitambo by'Uwiteka. Imana yo mu ijuru rero iturengere, Imana idutabare. Imana yo mu ijuru ikagufata wa musore we, Imana yo mu ijuru ikagufata wa mukobwa, wa mugabo, wa mugore we, ikagukura mu bata bw'icyaha bwo kudakiranuka. Satani agahisha umusore ko gutendeka abakobwa 1, 2, 3 ari icyaha, igahisha kandi umukobwa nawe ko gutendeka abasore ari icyaha, akakwinjizamo umwuka w'ikinyoma no kwirwanirira wo kuvuga ngo umuntu abagarira yose ngo ntabazirizarumba nirizera, bigatuma ubaho mu mwuka w'ikinyoma, kandi ukaza kuruhimba ukajya kuririmba, kandi akarenga akakubwira ngo ntacyo uri bube, akakubwira ngo nubura ubwenge Imana izaguta. Mbese akakwinjizamo wa mwuka wo kwirwanaho, akakubwira ngo nubura ubwenge Imana izaguta. Yego nibyo waririmba, yego nibyo wasenga, ariko icyo cyasha muri iki gitondo Imana iravugana nawe ngo no gupfa uzapfa. Ndagira ngo nkubwire ngo rekeraho guhanura ibinyoma papa, rekeraho guhanura ibinyoma mama, rekeraho. Imana yo mu ijuru idutabare, Imana yo mu ijuru iturengere. Narinje guhanurira umuntu umwuka wa Satani w'abadayimoni wajeho, akamubwira ko kwikinisha ntacyo bitwaye atari ubusambanyi. Nari nkubwiye ngo Uwiteka avuganye nawe ngo rekeraho, kuko nutabireka no gupfa uzapfa. Narinje guhanurira umuntu
usambanira mu modoka Uwiteka yamuhaye, akamusezeranya akamubwira ngo iyo modoka nayimuha azamwubaha, ariko bakaba yihengeka ku ruhande akayisambaniramo. Narinje kukubwira ngo nutabireka uyu munsi ngo wiyegurire Yesu umwami w'ijuru n'isi akoza gutunganye, no gupfa uzapfa, no kurimbuka uzarimbuka. Mwe gukerensa ubuntu, mwe gukerensa ubuntu, mwe gukerensa ubuntu, mwe gukerensa ubuntu. Ntabwo twahawe umudendezo wo gukora ibyaha, twahawe umwuka w'imbaraga, twahawe umwuka wo kunesha mu izina rya Yesu. Yewe wa musore we, yewe wa mukobwa we, Satani yikubeshya ngakubwire ngo gusomana, ngakubwire ngo kugukorakora ngo ntabwo ari ubusambanyi. Yewe nutihana no gupfa uzapfa. Uwo ni umwuka w'inzoka, uwo ni umwuka w'uburiganya, wa wundi watumye Satani yoshya Eva na Adamu. Ariko se koko Imana ntiyabahannye? Nawe nutarekeraho no gupfa uzapfa. Yemwe banyeshuri mwe, Satani arababeshya akababwira ngo gukopera, kubaka ibibuga ni ukwirwanaho, ariko uwo mwuka ni uw'inzoka, nimutabireka no gupfa muzapfa, no gupfa muzapfa. Yemwe basambanyi mwe, yemwe mwabigize umwuga mwe, yemwe banyamarogi mwe, mwubatse amazu yo gusambaniramo, mwubatse irimbukiro, namwe iryo muzarimbukiramo. Narimbahanuriye, Uwiteka avuganye namwe ngo no gupfa muzapfa. Ariko nimwihane, haracyari amahirwe, haracyari uburyo. Umwami Yesu Kristo aracyateze amaboko ngo dore ahagaze ku rugi akora komanga, ngo niwumve ijwi rye ukingure, musangire, akubabarire, akogeshe amaraso ye. Yewe muntu wahoze usenga ukagwa ugasubira inyuma, Uwiteka aravugana nawe ngo mbese icyo ni iki? Mbese nta Mana iriho ko mwasubiye inyuma mukizera imbaraga z'umwijima, mugasubira kuraguza? Ngo mbese Imana Uwiteka mwakoreye ntabwo muzi ko ahemba? Ese ntimuzi ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu? Aravugana namwe ngo mwahindukiye, mwagarutse. Imana yo mu ijuru idutabare, Imana yo mu ijuru idutabare. Abantu bateye Uwiteka umugongo, abantu batangaga icya cumi n'amaturo, batangiye kubyitirira by'abapasiteri ngo nibo babitura, nyamara bibagirwa Imana. Nyamara Imana iravuga ngo mwanyimye ibyanjye, abantu Imana yahaye nibo bayimye. Ariko Mana wihangane, ariko Mana wongera utubabarire, ariko Mana wongera utugarukeho. Abantu b'Uwiteka basubiye inyuma, ariko turakwinginze Mwana, babarira ubwoko bwawe, wongera utugarukeho. Wibuke ko igihe Mose yasengaga wagambiriye kurimbura ubwoko bw'Abisirayeli, uko bari bicuriye ikigirwamana cy'ikimasa cy'umuringa ngo bagisenge. Ubwo Mose yari atinze avugana nawe, none nawe ubwo utinze utegura ibisubizo by'Abakristo, by'abera mu isi. Basubiye inyuma, basubiye mu businzi, basubiye mu busambanyi, basubiye mu buriganya. Ariko Mana babarira ubwoko bwawe, ariko uvuganye n'abantu bawe, uravuze ngo no gupfa. Abantu nibatareka ibyaha no kurimbuka bazarimbuka, kandi mwirimbukiro
mu nzira y'igihogere, abantu basubiye inyuma, abantu barahagaze baraguye bagumye hasi, ariko imbaraga y'ijuru igiye kubyutsa uyu musore waririmbaga akaba yaraguye agasubira inyuma. Satani akamubwira ko atazongera kugirirwa imbabazi, agahera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ye wahuye n'igihanda mu gikombe cyitwa bwihebe, Uwiteka arakwibutsa agakiza wahoranye ku Mwami Yesu Kristo, na rya jambo ry'ubugingo, n'aya maraso y'igiciro waguzwe Yesu Kristo. Aravuze ngo vayo. Yesu araguhamagaye, aravuga ngo vayo mu izina rya Yesu. Nanjye ndavuga ngo vayo, vayo, vayo mu mwijima, vayo. Umucyo wa Yesu nukumurikire, kuko ugumye mu irimbukiro no gupfa wazapfa. Ariko vayo, vayo, garuka, ongera wihane, ongera watura ibyaha, subira kwatura ibyaha, subira kubwiriza, subira kuririmba, subira guhanura mu izina rya Yesu. Va muri ako kazu Satani yakuboheyemo, muri icyo gikombe igicucu cy'urupfu. Bwira Apoloniko nibyo wakoze ibyaha, nibyo wakuyemo inda, nibyo waribye, nibyo warasambanye, waciye inyuma umugore, waciye inyuma umugabo. Ariko uyu mwanya Yesu avuganye nawe, araguhamagaye, arakubwiye ngo mugarukire, arakubwiye ngo mugarukeho. Yesu ni umwami w'imbabazi, Yesu ni umwami w'igikundiro, Yesu ni umwami w'urukundo. Yesu araguhamagaye, aravuze ngo vayo, aravuze ngo vayo, aravuze ngo vayo, aravuze ngo vayo. Mwami Yesu akogeshe amaraso, amaraso, maze n'amaraso, mbaraga y'icyaha ikwizingiraho vuba. Yesu arashaka kugukiza. Ngaho vayo, ngaho vayo, ngaho vayo, ngaho vayo. Yesu arashaka kugusubiza mu ntama ze. Muririmbyi wa 284 aravuga ngo umwami Yesu ngo yumvise intama ihondobereye izimiye yenda gupfa, arahamagara ubugingo bwawe, arashaka kweza umwuka wawe n'umubiri wawe. Ngaho nawe rekura, va mu mwuka. Ubutingani ntabwo ariho ubutabazi buri, ntabwo ari ibisubizo biri. Va mu kuraguza, va mu kwirirwa uzenguruka imisozi uri umunyabyaha, kuko Imana ari umwuka, ishaka ko abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho rabagirana, ongera wake, ongera usubire ku murimo, ongera usubirane imbaraga, Mwuka Wera kugarukemo. Umubiri wawe ni ingoro y'Uwiteka, ntabwo uberanye n'ubusambanyi, ntabwo uberanye no kwiyanduza, ntabwo uberanye no kutobagura, ntabwo uberanye n'ubwibone. Mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo wowe uberanye no gukosora umuremyi wawe, ariko niwanga no gupfa uzapfa. Kuko imbaraga y'icyaha ikizana ari urupfu, atari ubugingo. Ngo ariko ubugingo buduhesha agakiza bwarabonetse, uwo ni Yesu Kristo. Ese muribuka ko Kayini yica Abeli, Imana yari yamuburiye ikamubwira ngo ikibi kitugatugiye ku muryango wawe, ngo ariko wagira ubwenge wakirwanya. Ese muzi ko yanze kumvira Uwiteka akica mwene nyina Abeli? Imana ikamubaza ngo mbese amaraso y'umwana wanjye Abeli wishe, Abeli murumuna wawe ari he? Maze akamusubiza ngo ntashinzwe kumurinda. Yemwe abantu bageze ku rwego basubiza Uwiteka ngo ibyo ntibitureba, ariko Uwiteka ni umunyempuhwe, Uwiteka ni umunyembabazi, adutabare mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho nawe rero akiriye imbuzi, wakira ubu butabazi mu izina rya Yesu Kristo. Shalom.